Uyu muzungu mwese muramureba, reka nihute cyane mite njya kuri ubu butumwa. Iyi video mwayibonye, mwese mwayibonye. Uyu muzungu aya masaha nshobora kuvuga ko wenda yanapfuye cyangwa se yamaze kuva mu mwuka cyangwa se ari mu bitaro arwaye, kubera ko ni umwe mu bantu bashobora kuba bateje icyo twita kudagadwa umugabo witwa Paul Kagame. Uyu mugabo amaze kuvuga aya magambo ngiye kubakinira, hari ikintu muba mugomba kwitiranya. Iyi video mbere yuko nza kwisobanura ibintu byinshi, ndagira ngo banze wumve ubutumwa, ndagira ngo ncuranga iyi video wumve uyu mugabo ko yavuze, none ubundi ndagaruka. Ihangane gato wumve iyi message. Tunnel one being the M23. These Congolese, by the way, sometimes people talk about M23 as these fighters, whatever name you call them, whatever you do against them. They have 100,000 people here as refugees in Rwanda. Some of them have been here for the last 23 years, others less, but including the 15,000 or so who have come recently, have been crossing the border almost on a daily basis. We have hundreds of families or dozens of families crossing every day, being targeted and uprooted from Eastern DRC. 15,000 have happened in that. Okay. Umugabo magambo yose avuze murayumvishe, na cyane ko icyo nakwita subtitles zari zirimo zicaho, nubwo zari ziri mu rurimi rw'igifaransa, ariko ikimbeshanga no kugira ngo mbanze ngusobanure cyangwa se ngufashe kugira zimwe mu ndimi usobanukirwa ziba zizimije z'ubuyobozi, na cyane cyane kuri wowe wumva ibintu direct utabanza kubanza ngo binyuze hirya kure ubicengure ubivanemo message watanga ku buryo umuntu yanakubaza ati se buri yavuze ngo iki, utange message ya nyayo apana kubivuga ngo uvuga ati yavuze ngo amabyi, kandi yavuze umwanda muri rusange, yavuze ahantu hasa nabi, agakoresha iyo mvugo. Banyarwanda ndetse banyarwandakazi, mbere yuko twihuta cyane ngo nguhereze ubu butumwa, hari ijambo ari byo mbasha kugira ngo mbanze nkwibutse ikibazo ejo bundi yabajije muri press conference, cyangwa se ubwo yari kumwe n'abanyamakuru, ubwo yari kumwe n'itangazamakuru. Uyu mugabo Paul Kagame hari ikibazo yasigiye cyangwa se yabajije abanyamakuru. We yabivuze ko ikiganiro yabivuze nk'uwiganirira, ariko nkwibutse ko kuri gushira mu biganiro. Ni ikibazo kirero yabaje abanyamakuru, cyangwa se ni ikibazo cyabajije Kongo. Uyu munsi none ngira ngo nze nkwibutse, ndagira ngo ngusabire akantu gato cyane, nanjye nicyo ngusabye, nkandira munsi yawe ahantu handitse s'abonner cyangwa se subscribe, kugira ngo tujye tubana, ubashe kunkurikira buri munsi. Niba nabyiza utanga igitekerezo kuko byumva cyangwa se kuko bibona. Ejo bundi Kagame yabwiye abanyamakuru ngo mbese bibaye ngombwa cyangwa se iyo biza kuba hakabaho situation yariyo yose, u Rwanda rukaba rutabaho ku isi, u Rwanda rukaba rutazwi, rutarigeze rubaho, sino kuba wenda rwari ruturanye cyangwa se rwari ruri kure y'igihugu cya Kongo, u Rwanda ruri nko muri ku mugabane wa Amerika, cyangwa rukaba ruri nko ku mugabane w'Uburayi. Tuvuge u Rwanda iyo rutaza kubaho, mwebwe mutekereza ibibazo bya Kongo byari kuzagira iherezo? Byari bizigere bigira iherezo? Byari kuzashira kuko u Rwanda nta ruhari? Aya magambo rero yuzuyemo amanyanga na kazunganarara, abantu benshi bahita bumva ko ari nk'avuze ngo u Rwanda nicyo kibazo, u Rwanda nirwo ruteza ibibazo Kongo. Uri kumva?
abantu mwese nyine bya bindi nakubwiye, hari ururimi rukoreshwa n'aba bahungu ntumenye ibyo bavuze, nyamara batanze message ikomeye cyane yo kwitondera. Ndagira ngo munshakire Olivier Nduhungirehe mumpere iyi message, ndetse na bamwe muri bagenzi be babasha kugera kwa Paul bampera ubutumwa. Mugabo nubwo nta munyamakuru wagusubije ku kibazo cyawe, nagira ngo nkwibutse ko wowe uri umuntu nkanjye, ntabwo uri moto, ntabwo uriho nk'umusozi, ntabwo uri udapfa, oya urapfa urasaza, n'icyongeyeho ujya mu bwiherero. Iyo utoze ugira impumuro itari nziza, bivuze ko uri umuntu. Rero kuba batakubwiza ukuri, njye mbifata nk'abanzi b'u Rwanda, abagome, abidishyi, mbafata nk'abidishyi. Kandi igitabo cy'abidishyi uzi uko umwidishyi mukuru cyangwa se umwami w'abidishyi yapfuye, buri kabaye kose bamukomera mu mashyi. Kuvuga ko u Rwanda iyo rutabaho Kongo ibibazo byayo n'ubundi bitari bukemuke, ni ikinyoma no kurangaza abadashaka kureba. Kubera ko ikibazo cya Kongo ntabwo ari u Rwanda, kandi nubwo rwaba u Rwanda, Kagame ntabwo uri u Rwanda, Kagame uri umunyarwanda. Banyarwanda ndetse banyarwandakazi, mwese mukurikirana ibibazo bya Kongo ndetse n'ibibazo by'u Rwanda. Nta munsi n'umwe perezida wa Kongo cyangwa se minisitiri wa Kongo, yaba ububanyi n'amahanga Kayikwamba, yaba wa justice, yaba wa gisirikare, nta minisitiri n'umwe w'igihugu cya Kongo wari waza ngo atangaze ko Kongo ifitanye ikibazo n'u Rwanda. Hoya, n'ama speech Felix Antoine Tshisekedi yakoresheje ubwe yadressinga igihugu, atanga speech mu gihugu, yavugaga ko ikibazo ni Kagame na RDF na M23. Rero kuko Kagame, mbisubiremo, ni wa muntu, ni bwa busore murabuze ubwana cyangwa se ubugabo, bwari ubunyamatiku butagira imbaraga, butazi kurwana, ariko bukaba bufite inshuti nyinshi kubw'ubugambo, bugira inshuti nyinshi. None ubu bugabo bugakunda kwiyenza kugira ngo za nshuti zize zirwane. Urugero, iyo kagendaga kakandavura muri bagenzi bako, kahindukiraga kabwira ya gurupe yako y'abantu benshi cyane gati, yambwa yadututse ngo turabaginga, ngo tunibeshye tukavuga yahita turisha abantu biki n'ibiki ibi n'ibi. Muri make batutse Budode, ariko ahita ashaka uburyo aza kubona aba defender, aba classifier mu kibazo cye, arabwira ati badututse. Bose ahita akabagayishya abagurupa muri kese ye. Muri make impubutsi ba Sadate, impubutsi ba Mipanga, impubutsi babandi bose bati yewe, batiteze vuba, bati bikini. Murabyumva nyine uko bahita basubiza, batangira gusubiza. Nagira ngo mbabwire, Kagame kubavanga muri kese ye nuko nta bushobozi afite bwo gusubiza ikibazo abajijwe, ahubwo aragira ngo media, aragira ngo abamotsi, aragira ngo abidishye mu musaporute, mu mufashe. Ibyo murabyumvisha. Rero kuba ari kuvuga ko abana bavuye mu gihugu cya Kongo cyangwa se imiryango, uyu munsi none hari n'abana bafite imyaka 23, ndagira ngo bare iyo myaka yose. Umuntu w'imyaka 23 yaje mu Rwanda ryari? Bivuze ngo yaje mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2002, nibwo yaje mu Rwanda. 2002 nibwo yahunze Kongo. Kandi ibibazo bya Kongo byatangiye Kagame amaze kwica Habyarimana, bagakurikira icyo bita FDLR bagiye
kwiba muri Kongo, batangira kwica y'abantu, batangira guteza y'ubuhunzi, batangira gutera y'intambara, basahura, bakora buri kimwe. 1995, 1996. Noneho n'igitangaje nuko abo bagiye gushaka n'uyu munsi wa none bakirukaho. Mwumva iyo atavuze Fidel avuga ko afite impunzi z'abakongo kandi yafashe bugwate adashaka ko zisubira iwabo. Abo yirutseho uyu munsi wa none abenshi barapfuye, kuko kuva muri 1996 arica, hasigaye insoresore n'utwana nk'uko abivuze tw'imyaka 23. Umuntu w'imyaka 23 abagute FDLR, abagute interahamwe, uretse ubujiji n'ubugoryi bwanyu mudashaka guhumuka. Uzungu yamubajije, umugabo avuga ibifaransa byose abimara, yavuga uruzungu rwose arumarayo. Ariko nagira ngo nkubwire ko ikibazo gihari, cyangwa se ikibazo Kagame yabaje uburyo yasubijemo n'ibyo yavuze, ntabwo ikibazo cya Kongo ari u Rwanda. Ikibazo cya Kongo ni Paul Kagame n'igisirikare cy'u Rwanda wahinduye igisirikare cyawe. Umunsi cyabaye cy'u Rwanda rero nta ntambara izongera kuba muri Kongo. Kandi sinzi n'impamvu utareba, hari andi makuru mfite nuko ndamutse nyatanze nshobora gupfa. Amakuru mfite yo ndamutse nyabahaye nshobora gupfa. Nuko Kagame hari undi mu perezida muri Afurika y'Uburasirazuba yafashaga direct, amuha amafaranga, urumva, mu bijyanye na za transport kugiye mu mahanga, mu biki n'ibiki, akamuha amafaranga agamije gukuraho umwe mu bayobozi bari muri East Africa, kumwica, agira ngo amwice mu bugambanyi bukomeye. Uyu munsi wa none byagiye hanze, video ndayifite n'amajwi, kandi amajwi yatanzwe n'ubundi n'umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu, ntari buvuge ko mbivuze napfa. Ni record yasohotse y'ibanga igaragaza ko Kagame wasapotaga umuntu washakaga ko yica umuyobozi mugenzi wawe. Ni ukuri ko Imana ishobora byose. Ariko aya makuru nibeshye nkayashyira hanze, nibeshye nkayatanga, uretse bya bindi by'ubugome bwanyu, ntabwo namara iminsi 2 ku isi. Ibi byo nibeshye nkabivuga, ntabwo mbabeshye, nibeshye nkabivuga. Ni record yageze hanze, ntabwo ndi kukubeshya. Ni record umuntu we ku giti cye yabyivugira, avuga ko umuntu yavanaga support kwa Kagame bashaka guhirika ubutegetsi bw'umuyobozi ntari bubabwire. Rero nibeshye nkabivuga, ntabwo ndi kubabeshya. Nararapfuye. Rero Kagame, ikibazo ntabwo ari u Rwanda, ikibazo ni wowe. Umunsi wazimye muri East Africa ukavaho, nta nubwo njya mpangayikira n'abasore bawe, kuko nabo ni new generation. Hari igihe bafite mindset y'urubyiruko nkatwe, ushaka gusanga nabi by'ubutegetsi ntacyo bibarebaho. Njye ntabwo njye rwose we njya batindaho, nubwo yaba Ange Kagame, nubwo yaba Yani, nubwo yaba Brian, uwo ari we wese biramureba. Hari igihe ntabwo burya umuntu abyara umubiri, ntabyara umutima. Rwose nibashaka bazayobore birabareba, nimushaka muzayobore mwabagabo mwe. Icyo cyo nuko muri urubyiruko hari igihe dushobora kuba dutekereza ko n'imitima yanyu ari imwe, nubwo bavuga ngo inyana ni ya mweru, ariko ibyo akaba ari bya bigani nyine byari ibya kera bigenda bihinduka bitewe na generation tugeramo. Gusa ifuni yabagaraga ubucuti byabaga karenge, ubu ngubu yabaye WhatsApp na za Facebook. Gusa urumva bikiri bya bindi. Kera inshuti wayisangaga ku nzira mu migani, ariko ubu ngubu inshuti isigaye isanga no kuri TikTok. Ubwo rero imigani ibyo byari ibya kera nyine mu bigumane. Ibyo by'inyana ni ya mweru. Umuntu abyara umubiri, ntabwo abyara umutima. Aba bana cyangwa se bano basore, abo bahungu ba Kagame n'uwo mwana w'umukobwa wa Kagame, ushobora gusanga rwose ari new generation, nta n'imitima. Ushobora no gusanga batanashaka n'ubuyobozi, ushobora no gusanga batishimira se na nyina, bishakira kwikubitira kirabu, bishakira kwirarira mu kabari bakinywera agashya, ariko bakaba nta kundi babigenza kubera ko barenzwe n'imbunda, nta rwinyagamburiro. Ngewe rwose ndarezona, kandi wowe ugiye kuvuga ubusa ziba ntabwo ngaburira wanjye geraho.
mvuze ibyanjye, mvuze ibyo ntekereza. Nushaka kunyomoza uzagenda ukore shene yawe wamwirimbiriwe. Ntabwo ncumbikiye, nimba usaba icumbi ntuzarime gahabwa akato cyangwa uhabwe n'agahiri, dore ko mwigize najyo. Mu gitondo nakoze video ndimo ndya, mbona mwabigize ibirenze. Mwebwe ntimutema se mwoga tema batemwa, mwe mwoga hambirwa. Nabonye mwabigize ibintu birebire. Nshimira ababyeyi mwaje mu gikari mukavuga muti nyamuneka ahubwo akirongera wirire uve kuri bariya batindi. Murashaka gupostinga RIP, ntabwo mushaka ko postinga ndi kurya. Murakagenda muzabone murakajya kuzimu n'amaguru. Na postinze ndya, nejo nzongera postinge ndya. Ntabwo mwampaye akazi, ntabwo mwampaye akazi. Nimwumva bitabanejeje muzakora ibyanyu. Mushaka ko nza nanjye nkabwira ngo mumpa amafaranga mbakorera ibi? Ntabyo nzavuga, nge mvuga ibindi ku mutima. Hari uwo binezeza, we niba bitakunejeje. U Rwanda umuntu wama inspiration numwe, mugabo warakoze nubwo wabivuze niko kuri. Umugabo witwa Kazigaba yaravuze ngo ntibakamuhe message zanjye, ngo ntibakamuhe message za turayishimiye, ntibakamuhereze message za bande nabandi, ngo kubera ko niba u Rwanda rufite miliyoni 13 of people bakaba barebwa n'ibihumbi 10 cyangwa 50, which means million and above, miliyoni 10 zitabarebye, ntizishaka ibintu byabo, ntabwo bari interested muri byo. So nutandeba kuko nariye, uriya zandeba ahubwo yumva ko ibyo avuga ko ibyo nariye ari bikeya, yumva yakiraho n'agasoda. Wowe niba wumva udashaka kundeba ngo nariye, uriya we ari arivuga ati urariye gusa ariko ntabwo unyweye amazi, baguhe n'amazi winywere. Niko isi imeze. Kubyumva rero Banyarwanda ndetse Banyarwandakazi, nagira ngo mbibutse ko Kagame ntabwo ari u Rwanda. Tshisekedi ikibazo gifitanye na Paul Kagame n'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cy'u Rwanda cyahindutse cy'umuntu ku giti cye ariwe Paul Kagame. Ibindi Imana ibarinde. Kubakoze subscribe, mugire umunsi mwiza. Bye.